Nitwa Barada, ikiganiro ni Barada Vibes. Hari igihe ukundana n'umuntu mugatandukana kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima cyangwa se z'ibyababayeho cyangwa ibyemezo mufata mugatandukana. Bikagusaba yuko umwibagirwa. Nubwo kwibagirwa bitoroshye, ariko ushobora kugerageza. Cyane cyane yuko urwo rukundo ruba rwarangiye, uba ukeneye ko utangira ubundi buzima bushyashya mu rukundo. Byaba na ngombwa ukongera ugakunda. Ariko hari ibintu ugomba gukora kugira ngo wibagirwe uwo mwahoze mukundana. Harimo gufata icyemezo ukiyemeza kumwibagirwa. Kwakira no kwemera ko urukundo rwanyu rwarangiye, ukumva ko ari igihe cyo gutera indi ntambwe, biba bikenewe. Reka umushyikirano n'ibiganiro mugirana. Kumuhamagara, kumwandikira ubutumwa, gusura no guhora ureba ibyo akora kuri social media, n'ibindi bintu bituma muvugana cyangwa se muganira ntibikwiye. Gukomeza kuvugana no kumenya amakuru ye ntabwo bigufasha kumwibagirwa no kumureka. Shyira kure ibintu byose bimukwibutsa, amafoto, impano yaguhaye n'ibindi byinshi bifatika bimukwibutsa. Ahanga simvuze kubica, bishyire kure. Bishyire niba ari amafoto, niba ari bishyire mu ikarito, ubishyire kure. Niba ari social media bishobora kubaho yuko uhora umureba, uhora bituma uhora umutekereza n'iki wifuza yenda rimwe na rimwe ko ashobora kugaruka. Oya, bibaye na ngombwa wamubloka cyangwa ugakora unfriend kugira ngo wiyibagize, ufate umwanya wo gukira, ufate umwanya wo gutera indi ntambwe. Kwibagirwa mwahoze mukundana bizagufata igihe kinini. Nta ngufu bisaba, ahubwo bisaba guhigiha umwanya. Guhigiha umwanya. Iki kintu sinzi niba ucyumva neza, guhiya igihe umwanya hakagira igihinduka. Ntago wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ejo twarashwanye, twaratandukanye ariko namwibagiwe. Ntibibaho. Imyaka mwakundanye, ibyo mwakoranye, ibyiza n'ibibi, ibyo umwibukiraho, ibyo bintu byose rero ntago byoroshye guhita ubisiba mu kanya gato. Ariko igihe, iminsi, ukwezi, umwaka, gake gake nirwo rugendo. Ikindi kintu umenya ko gucika intege, kubabara, kurira, cyane cyane iyo umwibutse, bizajya bikubaho rimwe na rimwe, ariko gahoro gahoro bizagenda bishira, bigabanuka. Bamwe bemeza ko kwibagirwa wakunze bitoroshye, ko ahubwo ari ukurenzaho kubera nta kundi wabigenza. Nimero ya telefone warayifashe mu mutwe, ijwi rye, uko ahumura, icyuya cye, uko atambuka, uko aseka. Hari ikintu kijya kigora rimwe na rimwe n'igihe uhura n'undi muntu yakora ikintu yabarikana kaba bigenje atya. Ibyo bintu rero ukwiye kubyitaho cyane kubera ko mwaratandukanye, yaragiye. Rimwe na rimwe ushobora no gusanga we yaramaze gutera indi ntambwe mu rukundo, wowe ukiri inyuma. Mu kumwibagirwa rero fata umwanya wo kwiyitaho, wishimishe. Usura inshuti zawe, uganire n'umuryango wawe, kubakunda siporo uyikore, ukora akazi kawe, niba uri umunyeshuri wige neza, usohoke, ukora ibintu bitandukanye mu rwego rwo kudafata umwanya munini utekereza uwo muhungu cyangwa uwo mukobwa mwahoze mukundana, ukaba ushaka kumwibagirwa. Niba hari inshuti muhuriyeho cyangwa ahantu hakwibutsa uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu cyane cyane mu minsi ya mbere mugitandukana, waburetse kuhajya cyangwa guhura n'izo nshuti mu rwego rwo kubanza kwakira ibyakubayeho. Tekereza ku ngaruka zo gukomeza kugundira urwo rukundo rwarangiye. Kwanga kumwibagirwa bikumariye iki? Ikindi ntibikwiye kwiyangiriza ubuzima cyangwa gukora ibikorwa byaguteza ibibazo ngo kubera watandukanye n'uwo wakundaga. Ahanga nkunze gutanga urugero, ugasanga umuntu atandukanye n'umusheri we, baratandukanye, ugasanga umuntu yanze kurya, akanga kwiga, akanga kujya ku kazi, agahora mu buriri arira, cyangwa se ugasanga agiye kwishora mu biyobyabwenge. Rimwe na rimwe akishora mu bikorwa bishobora kumwangiriza ubuzima ngo kubera ko kanaka yamwanze. Hari ibintu rero ushobora gukora bikagushyirira ubuzima bwawe mu kaga. Ibi bintu rero ntago bikwiye, kuko ntabwo uba uhima uwo mwatandukanye, ni wowe uba wihima. Cyane cyane ko ashobora kuba yarateye indi ntambwe, afite undakunda, cyangwa ibyo bintu urimo ukora bikwangiriza ubuzima we nta kintu bimubwiye. Ikindi kintu ugomba kwirinda cyangwa gukora kugira ngo wibagirwe uwo mwahoze mukundana, irinde kongera gukunda mu gihe utaribagirwa neza. Guhita ushaka umukunzi mushyashya ntibikwibagiza umuhungu cyangwa umukobwa mwahoze mukundana, ahubwo ni uburyo bwo kwereka uwo mwatandukanye ko wabonye undi, ko wamusimbuje. Ahangaha kenshi hazamo ingaruka nyinshi zo guhora rimwe na rimwe ugereranya uwo mukunzi wawe mushya n'uwo mwatandukanye.
ugasanga urababaza uwo muntu mushyashya mugiye gukundana, cyangwa nawe ubwawe bikarangira wumva utishimye, ahubwo ufite agahinda, kagahinda gashobora no gukomeza kwiyongera. Ni ukuvuga ngo watandukanye n'umuntu, fata umwanya ukire, fata umwanya umwibagirwe, ubone gushaka uwundi. Hari abantu usanga basubiye mu rukundo, atandukanye n'umuntu ahisha abona uwundi, rimwe na rimwe atari uko amukunze, ahubwo agira ngo yemeze. Wari uzi ko nugenda se nzabura undi, wari uzi ko nugenda se ubuzima buzahagarara, reba mbayeho neza. Rimwe na rimwe ugasangaje no kuri social media arimo ariyerekana ameze neza, ndatembera bimeze gutya, ariko mu mutima ashenguka ashira. Icyo kintu ukwiye kukirinda. Birakwiye kwigira ku makosa waba warakoze. Ese ni iki cyatumye mutandukana? Ni ikosa ryawe? Hari ikintu wakoze wowe ku giti cyawe? Ndavuga wowe kuko ari wowe urimo wumva iki kiganiro. Wicuza impamvu yagiye, ariko hari impamvu yatumye mutandukana. Ese iryo kosa ni irihe? Kugira ngo niba iryo kosa ryatumye mutandukanya ari ikintu gishobora gutuma uzatandukana n'undi, ubimenye, umenye ibitaragendaga, umenye uburyo ubikemura, ubikosora. Ibyo bintu ni ingenzi mu kwibagirwa uwo muntu. Ikindi rero, ukwiye kwirinda kuba mu bihe byashize ngo amateka guherane. Ukwiye kureba ejo hazaza. Guhora uvuga ngo nakunze kanaka arampemukira, niyo mpamvu ntazongera gukunda. Ibi ni ukwibeshya, ntabwo bigukwiye rwose. Ahangaho uba wiha igihano. Niba kanaka yaraguhemukiye, ni kanaka nyine waguhemukiye. Ntago ari abantu bose. Waguhemukiye niwe ku giti cye. Ntago ibyo yagukoreye ugomba kubishyira ku bantu bose. Ugasanga ngo abakobwa ni abahemu. Ntago abakobwa bose ari abahemu. Abahemu ni kanaka waguhemukiye. Ntago abahungu bose ari abagome. Ni kanaka wakubereye umugome. Icyo kintu rero ntago kigukwiriye rwose, ukwiriye gutera indi ntambwe. Hanyuma rero mu kwibagirwa uwo muntu mwahoze mukundana, kugira ngo utere indi ntambwe mu rukundo, kamenya yuko ugifite amahirwe yo kongera gukunda no gukundwa. Ongera uhe urukundo amahirwe. Nshuti yanjye, ongera uhe urukundo amahirwe, ufungurire umutima wawe urundi rukundo, cyane cyane niba waramaze kwibagirwa. Bya bindi navuze hejuru, niba ejo utaratandukanye n'umuntu ngo uhite ugaruka mu rukundo. Oya, akenshi mbigereranya n'igisebe. Iyo umuntu yakomeretse, urugero tuvuge wakomeretse kwino, iyo wakomeretse ntago wambara inkweto zikurya, ntago wambara inkweto zishobora gutuma cya gisebe cyongera kigakomereka. Urabanza ugakira, wamara gukira neza ukongera ukambara inkweto ukaberwa ukagenda mu nzira. Njye rero mbifata nk'urukundo. Iyo ukomerekeye mu rukundo, ntabwo ugomba gusubira mu rukundo rushobora kugukomeretsa kuko utarakira neza. Oya, ugomba gufata umwanya ugakira, kandi muri uko gukira ugakira ureba ya makosa, ugerageza kwibagirwa wa muntu wagukomerekeje, wirinda kumugereranya n'abandi. Kandi nanone ukibuka yuko urukundo rurahari. Hari uwagukunda kandi nawe wakunda, nta kibazo kirimo. Ntago ibyo wahuriye nabyo muri urwo rukundo bigomba kukubera umwambaro ngo usange ubereye guhemukirwa, usange ubereye kubaho wenyine. Oya, ongera uha urukundo amahirwe, ufungurire umutima wawe urundi rukundo. Hanyuma rero kubasenga, abemera Imana, nkunze kubabwira ngo ukwiye gusenga. Ibintu byose ni ugusenga, ugasaba ingufu ziva ku Mana kugira ngo urugendo rutoroshye rwo kwibagirwa uwo mwahoze mukundana no kongera gukunda bitazira uburyarya bishoboke. Ugashira icyifuzo cyawe imbere y'Imana. Uyu muntu si mwibagirwa, Mana, ndimo ndagerageza, mfasha mwibagirwe. Uyu muntu naramwibagiwe, ariko noneho mbonye uwundi. Mana, ntago bimvamo kuko iteka mpora mugereranya na kanaka, ngahita nkatira abantu bose. Ibyo bintu byose rero ubishyira imbere y'Imana, muri urwo rugendo byose bizashoboka. Nkunze kubabwira yuko ibyo mbagezaho ari ibyo nabasomeye, ari ibyo naganiriye n'abantu batandukanye, bitabujije yuko nawe ufite icyo ushaka ko tuganiraho, wankontakta cyangwa se wanyandikira, tukazahura tukaganira. Ibitekerezo ufite, ubuhamya ufite, nabwo nkabugezaho ku bakunzi b'iyi YouTube channel yacu yitwa Barada Vibes. Murakoze cyane.